Nshuti muvandimwe mwene data, wowe dusangiye amahirwe yo gukunda Imana no gukunda ijambo ryayo, nongeye kukwishimira cyane nguha ikaze muri uyu mwanya uteze amatwi Radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Ni umwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana mu ivuna rifite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo ibitero bigabwa ku mugaba w'ingabo. Ibitero bigabwa ku mugaba w'ingabo, aho tuziga byinshi. Muri uyu mwanya nagira ngo nsabe Imana kugira ngo izabane nawe, izaguha amahirwe yo gukurikirana ibi byigisho, izaguha umugisha wo kurarika benshi no kubyoherereza bagenzi bawe, kandi uko bwije nuko bukeye ujye ubwira Imana uti Imana, nagushakishije umutima wanjye wose, uzandinde ko nyoba. Isezerano ryo kumenya Imana no kumva ukunze ijambo ryayo, reka iryo sezerano ribe n'irya bagenzi bawe, ubakundisha iby'Imana kandi ubararikire kugira ngo tuzabane muri aya materaniro mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wowe ufite ubushobozi, wowe waremye, wowe wacunguye, wowe ukiza kandi ugiye kugaruka gutabara inyoko muntu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe ryatubwiye imico yawe, tubyakira ku byo kwizera, kandi tugushimira yuko Mwuka wawe wera atuma iyo mico yimukira muri twe, tukaguhindukira abana kandi tutari bo. Muri uyu mwanya tugiye kwiga ibyanditswe byera. Imbaraga ya Mwuka wera itugote, kandi ijambo ryawe rikore ku matwi yacu kugira ngo imitima yacu ikingukire kwakira ikitakiriye mu bihe byahise, kandi uduhe kurambura ibiganza byo kwizera kugira ngo twakire umutsima watugeneye uyu mugoroba. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwene data, nk'uko nabikubwiye, njyewe ndi Musoni Flavien. Uyu ni umwanya udasanzwe wo kwiga ijambo ry'Imana. Icyigisho tugiye kwiga nanone gifite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo igitero cyagabwe ku mugaba w'ingabo. Igitero cyagabwe ku mugaba w'ingabo. Iyo turebye ibyanditswe byera, bitwereka yuko intambara iri hagati ya Kristo na Satani, intambara twita intambara ikomeye, yatangiriye mu ijuru. Wakwibaza uti se, mu ijuru aho Imana iba, aho abamarayika baba, aho umunezero ukomoka, niho havutse icyaha kandi niho hakomotse kirogoya? Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko uyu munsi wa none abantu benshi bari ku isi bakeneye kwiga iby'iyi ntambara, kuko buriya buri kintu kitubabaza, buri sezerano duhabwa, buri kintu cyose, buri marangamutima yawe yose afite uruhande abogamiyeho ku bigendanye n'intambara iri hagati ya Kristo na Satani. Nta kibuga cyo hagati cyagenwe, nta zone tampo yagenwe, ahubwo buri muntu wese agomba kugira uruhande ahereramo. Reka muri uyu mwanya turebe, ese mu ijuru mbere yuko urugamba rutangira ni igiki Bibiliya itubwira cyabaye? Habaye inama. Amen. Nk'uko mubizi, ibintu byose bifite gahunda, ibintu byose bifite icyerekezo, ibintu byose bizaramba, ibintu byose bizagirira umuntu akamaro n'ahazaza he, aba akeneye inama. Rero muri gahunda z'Imana nayo nta kintu yari gukora itabanje gukora inama. Muri Zekariya igice cya 6 umurongo wa 13, Bibiliya iravuga ngo ni koko niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka, azagira icyubahiro, azicara ku ntebe y'ubwami ategeke, kandi azaba umutambyi ku ntebe ye. Bombi bazahuza inama zizana amahoro. Amen. Izi nama zari zigendereye kuzana amahoro. Ngiki icyo nagira ngo nkubwire yuko mu ijuru habaye inama. Ariko nagira ngo mbwire inshuti zanjye, kubera iki iyo nama yagombaga kuba? Mu Mana harimo ibintu byari bikeneye gushyirwa ku murongo kugira ngo ibyo bintu Imana ibisangire n'ibyaremwe. Ibyo bintu Imana ibisangire n'andi masi yari ifite muri gahunda. Zaburi 85 umurongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Amen. Mu nama y'agakiza, imbabazi z'Imana igira n'umurava wayo wo gukora ibyo yagambiriye, gukiranuka kwayo n'amahoro yifuriza ibyaremwe byose, ibi bintu byagombaga guhura, kandi muri iyi nama byahurijwemo iyi nama yiswe inama y'agakiza.
nshuti zanjye, Yesaya igice cya 9 umurongo wa 6, nimuhareba neza Bibiliya igaragaza yuko Yesu yagombaga kuzavuka akitwa umujyanama. Iri zina Yesu yagombaga kuzavuka akitwa ari mu isi, n'ubundi niryo zina rimuha uburenganzira rigaragaza ko muri iyi nama Yesu yari ahari, kuko niwe wenyine Imana yise umujyanama. Amen. Nshuti zanjye, bishoboka ko waba waragiye ugira abajyanama batandukanye kandi bakakubera babi. Bishobora ko waba waragiye ugira imyanzuro ufata ariko ugasanga inama bakugiriye zakugushije mu bibazo. Imana yise Kristo umujyanama. Mwemera kubera umujyanama mu busore bwawe. Mwemerere Kristo akubera umujyanama muri gahunda zawe zose. Byanga byakunda ibintu byawe bizagenda neza. Dukomeze. Ingingo z'ingenzi zari zigize iriya nama zari izihe? Nureba muri Bibiliya mu Migani igice cya 8 umurongo wa 22, igitabo cy'Imigani 8 umurongo wa 22, Bibiliya iravuga ngo uyu ni Kristo wivugaga, Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyo arema. Kristo mu gitabo cy'Imigani bamwise bwenge. Kubera iki? Salomo wanditse igitabo cy'Imigani yari umunyabwenge, ariko yaje kwicara yishyira ku munzani, asanga ubwenge bwe bwaramugushije mu mafuti menshi. Arangije aravuga ati, njyewe nubwo abantu banyita umunyabwenge, ariko hari bwenge. Wa undi wangiriye inama akankura mu bibi akanshyira mu byiza, niwe bwenge. Rero muri iki gitabo cy'Imigani igice cya 8, Salomo yafashe Yesu amwita bwenge. Amen. Uwiteka mu itangiro ry'imirimo yarangabiye ataragira icyo arema. Uyu ni Kristo. Uhereye kera kose narimitswe. Amen. Uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Nshuti zanjye, hari ibintu byinshi abantu bazi. Abazungu bahera ibintu byabo igihe isi yaremewe, bakagira ibintu byabo bagenda bahimbahimba, ariko nagira mbabwire ngo twe twizera Bibiliya nitwe dufite ikintu gifatika. Kubera iki? Nuko Bibiliya itwereka uko ibintu byagenze. Bibiliya ntitubwira mbere, ahubwo itubwira uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Amen. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none uwabayeho mbere na mbere isi itararemwa ni nawe uzi amaherezo yacu n'ahazaza hacu. Amen. 23 Bibiliya avuga ngo uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo. Navuye ku murongo wa 23 ndasimbuka njya ku murongo wa 30, ariwo nsomyeho amagambo avuga ngo icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo. Umurongo wa 31 niwo nagira ngo dutsindagireho cyane. Nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi binezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Amen. Mu nama y'agakiza, mu ngingo nyinshi zagombaga kwigwamo, hagombaga no kwigwamo agakiza k'inyoko muntu, kuremwa k'umuntu, gucungurwa kwe n'ahazaza he hagombaga kugaragara, kuko umuntu yagombaga kuba icyapa Imana izaza yamamarizaho urukundo n'ubuntu bwayo. Amen. Kandi abantu bari kuzaza bitegerezwa, abantu bagombaga kuba bareba umuntu, barangiza bakabona urukundo rw'Imana. Rero nshuti zanjye, muri iyi nama ikindi kintu twavuga kigiwemo ni iki? Twabanje kubona ku murongo wa 23 yuko muri iyi nama Kristo yarimitswe. Umurongo wa 23 uravuga ngo uhereye kera narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Amen. Kristo rero yarimitswe mbere na mbere isi itararemwa, ndetse nagira mbabwire nshuti zanjye, mu gihe yavukaga bashatse kumwimika aranga, ariko uyu munsi wa none uramutse ushatse kumwimika ngo akubere umwami w'umutima wawe, akubere umukiza, akubere Imana, ukamwimika mu mutima wawe, ufite amahirwe yuko ibyo atakoze muri Yerusalemu kuko batamweguriye umutima yabikora mu mutima wawe. Ikindi kintu gikomeye nagira ngo nkubwire kigiwe muri iriya nama, nuko tubisoma mu Abefeso igice cya 1 umurongo wa 4, nuko umuntu yari ingingo y'ingenzi muri iriya nama y'agakiza. Amen. Bibiliya iravuga ngo mu Abefeso 1 umurongo wa 4, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Amen. Mu magambo make, mu ngingo zari zirimo kwigwa zikomeye cyane
nshuti zanjye, nuko n'umuntu yari arimo. Ntabwo turi ibimanuka, turi ku isi kubw'umugambi w'Imana, turiho kubw'ubushake bwayo, kandi ntabwo turiho kubw'impanuka. Nshuti yanjye, niyo mpamvu mu bibazo, mu bigeragezo, mu makuba, mu kaga kakuzengurutse, jya umenya yuko uri umuntu ijuru ryitayeho, uri umuntu wabayeho Imana igakora inama, ntabwo wapfuye kubaho gusa. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 20, Bibiliya iratangaje. Bibiliya iravuga ngo wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Mu magambo make, Kristo nawe yamenywe n'Imana ko ari uzaba igisubizo cy'inyoko muntu. Mu magambo make, nta nama yakwiga ku muntu ngo ntiyige kuri Kristo. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none, igihe cyose uzabona imbaraga zawe uzishora mu bantu ukabura umwanya wa Kristo, uzamenye ko ari ikibazo. Iyi nama y'agakiza rero, ibintu byari byayiteguriwe byari ibintu bifitiye inyoko muntu, ahazaza h'inyoko muntu akamaro. Ariko kubera Satani, nk'uko tugiye kubibona muri iki cyigisho, yabivangiye, Imana ntago yongere ngo ikore inama, kuko inama imwe yakozwe yari ihagije. Ahubwo Imana yagennye yuko izindi nama izakenera izaza izijya n'umuntu ku giti cye. Yesaya igice cya mbere harimo amagambo nkunda cyane. Yesaya igice cya mbere, amagambo nakunze cyane. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18, Bibiliya iravuga ngo nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Mu magambo make, inama y'agakiza yari yize ku muntu no ku gukiranuka azahabwa, ndetse n'uburyo agomba gucungurwa. Ariko nanone muri iyi nama Satani yayihejwemo. Nshuti yanjye, Imana yishimiye ko aho kugira ngo ijye inama na Satani, Imana yagiye inama na Kristo, kandi undi mwanya Imana ikeneye wo kujya inama nta wundi, ni umwanya wo kujya inama nawe. Ese ufite ibikunaniye muri ino minsi? Ufite ibyagucanze? Ufite ibyo ushaka gukora byiza ariko byakunaniye kubigeraho? Ese ufite ingamba nziza zo gushaka kunesha icyaha? Ese urashaka kunezeza Imana mu buzima bwawe? N'ubundi mu nama yabereye mu ijuru higwaga uburyo umuntu yazagira umunezero, akagira umutekano, kandi akagira imbaraga zinesha ikibi. Ariko nagira mbabwire ngo bitewe nuko kirogoya ariyo Satani yaturutse mu ijuru, nagira mbabwire ngo Imana yagennye yuko igomba kujya n'umuntu inama. Iyo nama wajya nayo, wajya inama n'Imana uyu munsi uramutse ubishatse kubwo kwakira agakiza kayo. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iyi ntambara ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani, byagenze gute kugira ngo Kristo ahinduke umugaba? Byagenze gute kugira ngo Satani nawe abe umugaba? Kuko uyu munsi wa none hari abagaba babiri b'ingabo hagati y'urugamba ruri hagati y'icyiza n'ikibi. Buri kintu cyose gifite umugaba wacyo, kandi uru rugamba, buri mushefu wese w'urugamba nta mikino afite. Ari Kristo nta mwanya wo gupfusha ubusa afite. Ariko nasomye amagambo antera ubwoba yuko Satani nawe nta mwanya afite wo gupfusha ubusa. Iyo tugiye kuryama, Satani ku isi nta buriri ahagira. Satani ntajya agira umwanya wo gupfusha ubusa, ntajya agira amasaha yo kuvuga ngo reka mbe nkoza akangaka. Murabizi abantu hari igihe bajya bicara akavuga ati ndumva narushye, reka nshaka ukuntu mba nicaye mbe ndeba televiziyo bube bwira. Hari abagenda bakajya ku muhanda ati amasaha abe yicuma. Hari abandi bicara akavuga ati dukine ibi n'ibi kugira ngo amasaha abe yicuma. Uwo ni umwanya abantu baba bafite mwiza bapfusha ubusa. Ariko Satani nta mwanya wo gupfusha ubusa afite, kuko mu gitabo cy'Ibyahishuwe baratubwira ngo kuko azi yuko igihe cye ari kigufi. Iyaba natwe twamenyaga yuko igihe cyacu ari kigufi, twakoresha igihe cyacu neza kuruta uko Satani akoresha igihe cye. Bantu b'Imana, iki ni igihe cyo gukanguka. Abamarayika b'Imana rero bagenderaga mu mucyo w'Imana, kandi Yesu akaba ari we kurabagirana kw'Imana. Nimureba mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 3, Bibiliya itwereka yuko Kristo ari we kurabagirana kw'Imana, kandi abamarayika bararabagiranaga. Ubwo rero umucyo abamarayika barabagiranaga bawukuraga muri Kristo. Ibyo rero bivuze ko Lusiferi nawe, kuko Lusiferi mwibuke yuko yari umutwaramucyo mukuru, yari umutwaramucyo mukuru. None Lusiferi muri we hari harimo umucyo? Oya rwose. Ndahamanya nawe ntashidikanya yuko Lusiferi nta mucyo yari yifitemo, ahubwo Lusiferi yahabwaga umucyo yarangiza akawujyana. Ntabwo yari umutangamucyo, yari umutwaramucyo. Kandi Kristo niwe wari umucyo w'abantu, niwe no mu ijuru wari umucyo. Kubw'ibyo rero Lusiferi ntabwo yari umucyo, ahubwo yari umutwaramucyo. Kandi nanone ikindi kintu gikomeye, muri Ezekiel 28 umurongo wa 17,
Bibiliya igaragaza yuko Rusiferi yabengeranaga ariko bitamuvuyemo imbere. Amen. Iki kintu kiranyereka rero yuko hari amagambo akomeye dukwiye gucaho akarongo. Ni ayahe? Mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi paje ya 19 ni icyigisho cya mbere cyo mu Bakurambere n'Abahanuzi, baranditse ngo Rusiferi yahagararaga imbere y'umuremyi ukomeye, maze kurabagirana n'ikuzo byahoraga biva ku Mana bikamugeraho. Mu magambo make ntabwo yari umutwaramucyo. Kandi muri icyo cyigisho kuri paje ya 20 baranditse ngo nubwo ikuzo rye ryavaga ku Mana, uyu mumarayika ukomeye yabonaga ko rikomoka kuri we ubwe. Niba hari icyaha gikomeye cya mbere, ni ukuba imbaraga Imana yakoresheje kugira ngo ikumurikire, imbaraga Imana yakoresheje ngo ikurinde, imbaraga Imana yakoresheje ngo iguhagarike, igihe kigera ukaziyitirira. Ngiki icyaha gikomeye umutunzi yakoze. Iki cyaha umutunzi w'umupfapfa nicyo yakoze. Ibintu byose Imana yashoyemo imbaraga imufasha yarabijyanye byose abyiyitirira we, ndetse abona ko bikomoka kuri we ku giti cye. Rero Rusiferi nawe nicyo kibazo yagize. Umucyo wavaga ku Mana yageze aho yabona kubengerana kwe akagira ngo niwe bivamo, nyamara isoko yabyo yari Imana. Amen. Nshuti yanjye, igihe cyose dushatse kubaho Imana tuyishyize ku ruhande, tugwa mu cyaha nk'icyo Satani yaguyemo. Hano nagira ngo mbibutse yuko Rusiferi yari yaremwe byose biringaniye, niko Bibiliya itubwira, kandi uko niko kwitwa gutungana. Nimurebe Ezekiel 28:13, Bibiliya itubwira ko Imana yaremye Rusiferi, muri we ibintu byose byari biringaniye. Rero icyaha cyakomotse mu gushaka ko ibimugize hari ibisumba ibindi. Reka nguhe urugero. Muri Rusiferi Imana yamuremye afite umutima wo kuramya Imana, yari afite umutima wo gutwikira, yari umumarayika utwikira. Ibi byo gutwikira bifite icyo bisobanura. Rusiferi muri we hari harimo guhabwa intebe. Imana yari yamuhaye intebe, yari yamuhaye ubuyobozi mu bandi bamarayika, kandi yagenderaga hagati y'amabuye, bisobanura yuko yari afite umudendezo n'ubutungane. Ibi bintu Imana yari yashyize muri we byagombaga kuba biringaniye. Uko kuringanira kwabyo rero nicyo cyitwaga gutungana. Ariko nshuti yanjye, byaje kugenda gute? Iki kintu kirakomeye. Hano Bibiliya iratubwira ngo yari marayika utwikira. Iyi mvugo yakoreshejwe mu buturo bwera ahera cyane. Habaga abamarayika babiri b'abakerubi, murabyibuka, mu buturo bwera batanze amababa, kandi ubwiza bwa Shekina, ubwiza bw'Imana bwavaga kuri Kristo, nibwo bwagaragaraga mu buturo bwera kuri Shekina. Bivuze rero ngo Rusiferi ubwo yari umumarayika utwikira, akaba yari umukerubi. Ibi bintu bivuze yuko abakerubi nibo babaga hafi y'amategeko y'Imana, kandi ubwiza bw'Imana nibo bwabanzagaho mbere yuko bugera ku bandi. Rusiferi rero yarazi ubwiza bw'Imana, Rusiferi yarazi amategeko y'Imana, kandi yari umwe mu bashinzwe kuyarinda. Rero najya mbabwira inshuti zanjye, bivuze ko Satani yarazi ubwiza bw'Imana n'amategeko yayo. Ubwo yari abizi rero, reka tumenye neza yuko igihe cyose yari atakinejejwe n'umucyo w'ubwiza bw'Imana, atakinejejwe n'amategeko y'Imana, Rusiferi yahinduriwe izina yitwa Satani. Bivuze ngo igihe cyose umuntu yavuye mu bwiza bw'Imana agashaka kwibeshaho, igihe umuntu ashaka kubaho amategeko y'Imana yabonye nk'imigozi imuhambira ituma umudendezo udashyirwa mu bikorwa, byanga byakunda uwo muntu ntaba akiri umwana w'Imana, ahubwo amagambo ari muri Yohana igice cya 8:44 ahita asohora. Icyo gihe umuntu ahita atangira gukomoka kuri se Satani. Nshuti zanjye, ngiyi rero intambara. Iyi ntambara Rusiferi yatangije yari intambara yo kurwanya ubwiza bw'Imana no kurwanya amategeko y'Imana. Rusiferi mubyibuke neza ko yari afite umudendezo, yahawe umudendezo, ndetse uyu mudendezo yawukoresheje nabi, awubyazamo urugomo n'ubugenza. Nicyo cyatumye acumura, kandi byatumye yirukanwa ku musozi w'Imana. Kwirukanwa mu ijuru mu gitabo cya Bibiliya cya Ezekiel ndetse no muri Yesaya 14, ibyo bitabo byombi hagaragaza yuko yirukanwe ku musozi w'Imana. Uyu munsi wa none rero biratangaje yuko ikintu cyirukanishije Satani mu ijuru, ikintu cyatumye Satani ahindurirwa izina akava kuri Rusiferi, umutwaramucyo mukuru, agahinduka marayika w'umwijima, n'uyu munsi wa none natwe dukeneye kubyitaho cyane, kandi dukwiye kwirinda kugwa muri icyo kintu. Muri Zaburi ya 15 ijambo ry'Imana
ririmo amagambo akomeye cyane atugira inama. Zaburi ya 15. Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Amen. Mu magambo make rero, ibi bintu gutura ku musozi w'Imana bisaba ibi bintu byo muri Zaburi 15. N'uyu munsi wa none umuntu ashobora kuba ari umwizera mwiza mu itorero, umuntu ashobora kuba ari umukirisitu mwiza abantu bakomera amashyi, ariko gutura ku musozi w'Imana ntibizashoboka niba umuntu no kuguma mu ihema ry'Imana hari igihe bitazakunda niba umuntu atagendera mu bintu bitunganye, niba umuntu adakora ibyo gukiranuka, niba umuntu atavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, akaba abeshyeresha abandi ururimi rwe, akagirira nabi mugenzi we, agashyushya inkuru y'umuturanyi we. Aba bantu ntibashobora kuzatura ku musozi w'Imana. Ibi byaha byose dusomye muri Zaburi 15, Rusiferi akiri Rusiferi yarabikoze. Satani ngibi bintu byamwirukanye mu ijuru. Rero nshuti zanjye, uyu munsi wa none umudendezo dufite mu Mana, mwirinde kuwubyaza ikindi kintu. Nabonye uburyo abantu benshi umudendezo dufite mu itorero, umudendezo dufite mu kubwiriza, umudendezo dufite mu kuririmba, umudendezo dufite mu gusenga, hari abantu bawubyazamo urugomo, bakawubyazamo ubugenza, bikarangira n'ubundi bakuwe ku musozi w'Imana. Irinde ikintu cyazatuma ukurwa ku musozi w'Imana. Nshuti zanjye, aya magambo Imana yagusobanurire mu buryo bw'umwuka. Rusiferi yatangije intambara yo kuzamuka. Iyi ntambara ye yanditse muri Yesaya igice cya 14, umurongo wa 14 n'uwa 15, aho Bibiliya igaragaza uburyo Rusiferi yavugaga ngo nzazamuka nge gutya na gutya, nzaba gutya na gutya. Ngiki icyaha. Icyaha cyari mu mutima wa Rusiferi, cyamubwiye yuko agomba gutangira gukora urugendo rwo kuzamuka akarenga aho Imana yamugeneye. Urwo rugendo rwo kuzamuka Imana yari yararumukoreye. Imana yari yaramuzamuye imushyira ku ipeti riruta iry'abandi bamarayika bose. Mu gitabo cy'Uwifuzwa Byose bagaragaza yuko marayika Gaburiyeli yagize ububasha nyuma yuko Rusiferi yirukanwa. Ibyanditswe byera bikatwereka yuko Rusiferi yari afite ububasha buruta ubwande ubwa marayika Gaburiyeli. Ariko nshuti zanjye, urugendo yatangiye rwo kuzamuka ngo arenge ipeti Imana yari yamuhaye, kuko yifuzaga yuko yasumba Kristo, kandi Imana yari yamushyize munsi ya Kristo. Ibi bintu byatumye havuka ikibazo, kandi najya mbabwire ngo ijuru ntiryari ryaragenye yuko ryazabamo abagaba babiri b'ingabo. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu uyu munsi wa none Rusiferi y'intambara yaje kwisanga, nk'uko mubisoma muri Yesaya 14 umurongo wa 15. Rusiferi byarangiye ahubwo atangiye urugendo rwo kumanuka. Uyu munsi wa none igihe cyose uzabona urimo kurwana intambara yo kuzamuka ngo wikure mu bibazo urimo, intambara yo kuzamuka ngo uve ku rwego rumwe ujya ku rundi, intambara yo kuzamuka mu mitekerereze, intambara yo kuzamuka mu bigendanye no gukunda Imana no kuyikiranukira, uzirinde gushaka kuzamuka atari Imana ikuzamuye. Igihe cyose umuntu ashaka kuzamuka ku mpamvu iyo ari yo yose Imana yishyize ku ruhande, yisanga yatangiye urugendo rwo kumanuka. Mbega uburyo abantu benshi barimo guhemuka, abantu benshi barimo bariba, barimo barica, barimo barasambana, abandi benshi barimo baragira nabi, yewe yaba baroga, yaba bicana, yaba baki bose. Buri wese Satani aba yamutangijemo intambara yo kuzamuka. Nanjye nzamuke ngira inzu nziza nk'abandi, nanjye nzamuke ngira amashuri menshi nk'ay'abakanaka, nanjye nzamuke ntunga amafaranga menshi kuri konte. Ibyo bintu byose kubitekereza ni byiza, ariko iyi Imana uyishyize ku ruhande ugashaka kuzamuka kubw'ububasha bwawe, ugwa mu mutego. Ngiki kintu gikomeye. Niyo mpamvu dufite indirimbo nziza ivuga ngo nzamura maze ungeze aho wangeneye Mana, ku rugero rukwiriye Mwami mfasha ngo ndusheho. Amen. Dukeneye kumva yuko nta ntambwe twatera, nta kintu na kimwe twakora tutari kumwe n'Imana. Nyuma yo gukekeranya ibya gahunda y'ijuru, Rusiferi byamusabye kwihangana nk'ugihari kandi akajijisha, ategereje umunsi wo gushyira ahagaragara ibye.
kwihanganishwa n'icyaha kwabaye muri Lusiferi n'uyu munsi wa none turacyakubona. Urugero, umuntu ashobora kuba ashaka gusenya urugo rwe, Satani yaramwongoreye akaba arimo gushaka gusenya urugo rwe, ariko Satani akamubwira ati ihangane kugeza igihe uzafatira umugore wawe mu cyuho, cyangwa ukabona hari mesaje umugore wawe yakiriye kuri telefone, cyangwa ugasanga umugore wawe hari umuntu bahagararanye ku rusengero, uzahita uvuga yuko utamushaka, uhita utandukana nawe. Rero hari abantu benshi ubu ngubu uzabona bari mu ngo zabo ugire ngo ni ukwihangana guturuka ku Mana, naho ni ukwihangana nk'uko Satani yihanganye mu ijuru kugira ngo propaganda ye ibanze ifate gahunda, azabona icyo ashingiraho gutandukana n'Imana. Nshuti zanjye, mwari muzi yuko kwihangana kurimo amoko abiri. Hari ukwihangana gukomoka ku Mana n'amasezerano yayo, ariko dusoma mu Byahishuwe aho Bibiliya ivuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Ariko hari no kwihangana gukomoka kuri Satani, aho Satani aguha imbaraga zo kwihanganira ikintu kibi urimo gupanga kugira ngo kizagere ku musaruro washakaga. Nshuti zanjye, ariko wakwibaza ni ibiki byasunikaga Lusiferi? Ni ibiki byatumye akoresha izi mbaraga zose? Lusiferi yasunikwaga n'ibintu bine. Aya ni amagambo nasomye mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi. Ni icyigisho cya mbere. Iki cyigisho ndakigukundishije cyane. Ni iki cyamusunikaga? Icya mbere, kuba yarasizwe byaramusunikaga cyane. Kuba yarasizwe akaba ari umumarayika wasizwe byamwongeraga motivasiyo, byamwongeraga imbaraga mu buyobe yari yatangije. Icya kabiri, yari yarakujijwe cyane. Uku gukuzwa yabonaga n'abandi bamarayika basa n'abamukesha ibitekerezo n'ahazaza, ndetse akumva n'amarangamutima ye yarayatije abamarayika. Icya gatatu, yari akunzwe cyane. Icya kane, yari asanzwe avuga ko yari asanzwe akunda yuko icyo avuze mu bamarayika cyikora. Kubw'ibyo rero abona reberiyo yatangije izabyara umusaruro. N'uyu munsi wa none umuntu ufite ibi bintu bine, adafite imbaraga y'Imana, adafite mwuka w'Imana, aho ari hazaza havuka amatiku, hazaza havuka intambara, hazaza havuka imyigaragambyo. Ahantu umuntu ari akaba yarasizwe, akaba yarakujijwe, akaba akunzwe cyane, kandi akaba asanzwe avuga rikijyana. Uyu muntu naba ari umuririmbyi ntabwo korari izoroherwa. Uyu muntu naba umubwiriza ntabwo inama y'itorero izoroherwa. Uyu muntu naba umupasitoro ntabwo itorero rizoroherwa. Uyu muntu naba ari umugore mu rugo cyangwa ari umugabo, urwo rugo ntabwo ruzoroherwa. Nshuti zanjye, ngiki kintu cyasunitse Satani. Birantangaza yuko imitego Satani yatezwe natwe niyo dutega, kandi niyo turimo kugwamo. Abakurambere n'Abahanuzi paje 25 nahasomye amagambo arantangaza avuga ngo intego ye yari iyo gukoma mu nkokora imigambi y'Imana. Yifashishije ingingo zuzuyemo ubuhendanye, ikintu cyoroshye yagihinduraga iyobera, maze akoresheje ubucakura bwe abiba gushidikanya ku by'Imana yavuze bisobanutse kugira ngo bibere urujijo ababyumvaga. Satani yakoze uburyo bwo gukoresha iturufu yitwa gufata ibintu Imana yatanze byoroshye akabigira ibintu biremereye, akabihindura amayobera, kandi arangije n'ibintu Imana yavuze byumvikana yabihinduraga urujijo. Uyu munsi wa none mu Byahishuwe 17 hatubwira Babuloni ikomeye, bakatubwira yuko ari nyina w'abamaraya bose, kandi mu ruhanga rwe handitsemo ngo maraya ukomeye. Reka mbabwire nshuti zanjye, aya magambo aratangaje kandi ateye ubwoba. Uyu ni umugambi wa Satani, kandi abantu bamaze kuwugwamo. Nimurebe Ibyahishuwe igice cya 17. Ibyahishuwe 17 hari amagambo akomeye cyane. Umurongo wa 5 Bibiliya iravuga ngo mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane. Izina ry'amayoberane. Mu magambo make, ikintu cy'urujijo, ikintu cy'amayoberane murimo kubona mu bintu byo gusenga, murimo kubona mu bintu byo gusoma Bibiliya, abantu bagasoma Bibiliya ntibayumve, amadini akaba yubakiye ku mayobera n'urujijo. Nshuti zanjye, uyu wari umugambi wa Satani, kandi abantu benshi bawuguyemo. Kugira ngo ndokoke iki kintu nawe ukirokoke, biradusaba kuba bigishwa b'ibyanditswe byera. Mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose,
nasomyemo amagambo arantangaza cyane. Ni icyigisho cya 12, ni kuri paji ya 68, Uwifuzwa ibihe byose, edisiyo ni igitabo cyasohotse muri 2010. Baranditse ngo Satani abona ko agomba kunesha cyangwa akaneshwa. Ni ibintu bibiri. Satani arimo arabibona yuko agomba kunesha cyangwa akaneshwa, ariko uyu munsi wa none aya magambo yavuzwe basobanura uburyo Satani yagerageje Yesu mu butayu, ariko uyu munsi wa none Satani arabizi neza yuko rwose yagize gute, yamaze kuneshwa. Iby'uru rugamba harimo byinshi abona atakwegurira abamarayika be. Mu magambo make, Satani ni umugaba w'ingabo w'umuhanga ku buryo hari igitero ajya gukora akabona ntago yizeye abamarayika be ko bari bugikore ngo kigere ku musaruro. Nshuti zanjye, hari igihe duhangana n'abakozi ba Satani mu bigeragezo runaka, hari igihe duhangana n'abadayimoni mu bigeragezo runaka, ariko hari igihe Satani yiyizira. Mu gitabo cy'umugenzi ngo Mukristo yagiye kubonabona Apolo afunze inzira Mukristo abura aho anyura. Hari umunsi Bibiliya yita umunsi mubi ubona wowe na Satani muhuye, nta handi uri bumuhungire, ugomba guhangana nawe. Mu gitabo cy'Uwifuzwa byose barakomeje barandika ngo niwe ubwe iby'uru rugamba harimo byinshi abona atakwegurira abamarayika be. Niwe ubwe ugomba kwiyoborera urugamba. Amen. Mu magambo make, Satani ubwe yiyemerera yuko ari ugomba kwiyoborera urugamba. Ibi rero bigahita biha Kristo inshingano nawe yo kuba umugaba w'ibyiza, umugaba mukuru w'ibyiza w'urugamba rwacu. Njyewe musoni ntabwo nshobora guhangana na Satani n'ibitero bye ngo mbashe kumutsinda, ahubwo iyo umugaba w'ikibi anteye, umugaba w'ibyiza agomba kuza akandwanirira intambara. Amen. Muri iki gitabo barakomeje barandika ngo imbaraga zose zo kwigomeka zashyizwe hamwe ngo zirwanye umwana w'Imana. Kristo niwe intwaro z'uwo mugome zari zibasiye. Benshi babona iyo ntambara hagati ya Kristo na Satani nkaho nta kibabwiye, maze ntibagire umwanya wo kuyitaho. Ariko imbere mu mutima wa buri muntu iyi ntambara irasibana. Mu magambo make, waba usenga waba udasenga, waba ufite umwanya wo gusoma ibyanditswe waba utawufite, waba wemera ko icyaha kiri mu isi, cyaje mu isi, waba wemera ko isi izarangira cyangwa utabyemera, waba uri umuntu ubona ibyo gusenga ko ari ibintu bifite agaciro cyangwa ukaba ubona nta gaciro bifite, umenye yuko byanga byakunda umutimanama wawe ubwawo uri mu ntambara iri hagati y'icyiza n'ikibi. Rero imbere mu mutima wa buri muntu iyi ntambara irasibana. Nta n'umwe ujya uva mu murongo wa Satani ngo ahitemo gukorera Imana adahuye n'urugamba rwa Satani. Uramutse waraje mu byo gusenga utarahuye n'urugamba rwa Satani ngo muhangane, waba ibyo waje mutabizi. Hano barakomeje barandika ngo ubuhenda abana Kristo yatsinze nibwo twebwe tubona ko dukwiriye kugumana, nyamara we yabishukishijwe mu rwego ruhanitse nk'uko n'imico yirenze kure iyacu. Mu magambo make, Kristo yageragejwe birenze uburyo twe tugeragezwa. Hamwe n'umutwaro uremereye w'ibyaha by'isi yose yari yikoreye, Kristo yanesheje ikigeragezo cy'inda, anesha ikigeragezo cyo gukunda iby'isi, ndetse n'ikigeragezo cyo kwibona kiganisha ku gushidikanya Imana. Ibi nibyo bigeragezo byatsinze Adamu na Eva, kandi ni nabyo bidutsinda buri munsi. Mu magambo make, intambara Adamu na Eva barwanaga yari intambara isaba ko Kristo abarwanirira bakajya mu ruhande rwe, ariko banze kubyumvira, barangije bisanga mu biganza bya Satani. Kandi Imana hari icyo yakoze kugira ngo isenye ishyirahamwe rya Adamu na Eva na Satani n'abadayimoni. Kandi n'uyu munsi wa none Imana irashaka gusenya ishyirahamwe ry'abantu n'abadayimoni na Satani. Niyo mpamvu uyu munsi wa none Imana muri Kristo Yesu itwinginga, irimo kutubwira yuko Kristo yiteguye kutubera umugaba, kuko ntitwarwana ngo dutsinde ku giti cyacu. Abaroma 3:23 Bibiliya iravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Icyaha Rusiferi yakoze cyatumye atakibasha gushyikira ubwiza bw'Imana, birangira abaye dayimoni. Rero kuva uwo munsi Satani yarwanyije ubwiza bw'Imana n'ikintu cyose kizagaragaza ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5:10 Bibiliya iravuga ngo kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo
Yesu. Amen. Imana yaduhamagariye ubwiza bitewe n'uko Satani yanga ubwiza bw'Imana. Rero ntiyifuzaga ko ubwiza yatakaje bwashyirwa ku muntu. Niyo mpamvu Satani yarwanyije umuntu. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4:14 Bibiliya igaragaza neza, baranditse muri Bibiliya ngo kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe ari we mwuka w'Imana. Amen. Bivuze ngo mwuka wera nawe yiswe umwuka w'ubwiza. Bivuze ngo nta muntu wagira ubwiza bw'Imana mwuka wera atabigizemo uruhare. Satani rero yangiye mwuka wera ngo agire icyo amukorera. Ndetse ikindi nagira ngo mbabwire, mu Baheburayo igice cya 2:7 Bibiliya igaragaza uko umuntu yaremwe. Bibiliya iravuga ngo wamuremye umucishije bugufi, aba hasi y'abamarayika ho hato, wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba, wamuhaye gutegeka imirimo y'intoke zawe. Amen. Biragaragara yuko umuntu akiremwa yahawe ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cyayo. Ngibi bintu byatumye rero Satani ashaka gucumuza umuntu, kwari kugira ngo bwa bwiza bw'Imana bukoze isoni. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none murabizi yuko ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana, nibwo butuma itorero ryitwa ko ari iry'ukuri, kandi nibwo itorero rineshesha. Ariko mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 11 Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo zihuje n'ubutumwa bwiza bw'Imana ihimbazwa ubwo nahawe. Ubutumwa bwiza bwiswe nanone ko ari ubutumwa bwiza bw'Imana. Bivuze ngo nta muntu n'umwe washaka kuba mwiza imbere y'Imana, ibyanditswe byera yarabitaye ku ruhande. Ngiyi ikintu kimbabaza, ni gute mu madini atandukanye babwira abantu yuko bazicara bakaririmba, bakabyina, bakamanika amaboko, ubwiza bw'Imana bukabimukiramo, ibyanditswe byera bitabumbuwe. Iki nacyo ni ikindi kinyoma. Rero niyo mpamvu muzabona Satani yanga ibyanditswe. Muri Tito, ubutumwa bwiza murasanga neza mu gitabo cya Tito igice cya 2:13 Bibiliya iravuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Kuki Satani agomba kurwanya imyiteguro yo kugaruka kwa Yesu? Nuko kugaruka kwa Yesu bizagaragaza ubwiza bwe. Kristo murabyibuka, ntabwo azaza nk'uko yaje avukira i Betelehemu ari uruhinja, ntabwo azaba ameze nk'uko i Karuvari yari ameze yambitswe ikamba ry'amahwa, ngo ahubwo azaba ari umwami w'abami. Ubwiza bw'Imana buzaba bumugose. Rero Satani kwanga ubwiza bw'Imana byamuteye no kwanga kugaruka kwa Kristo, kandi Kristo azaba agomba kugaragara ko ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Mbega uburyo uyu munsi wa none urugamba Satani yashoye ni urugamba rwumvisha abantu yuko Yesu ari umuntu woroheje, Yesu ari umuntu wabayeho ku isi mwiza akagira neza, ariko nta sano afitanye n'Imana. Ngizi nyigisha amadini afite, nguko kuvangirwa kw'abantu benshi. Ariko Kristo azagaruka afite ubwiza, Satani azumirwa. Kristo azaza afite ubwiza, kandi azaza bigaragara ko ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Amen. Nshuti zanjye, hari amagambo nasomye muri Yuda, ubutumwa bwiza bwa Yuda igice cya mbere, urwandiko rwanditswe na Yuda igice cya mbere 24 Yuda igice cya 24 Bibiliya iravuga ngo nuko ibasha kubarinda, nuko ibasha kubarinda ngo mudasitara, no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimye buhebuje. Amen. Magambo make, Imana ibasha kurinda abantu kugira ngo badasitara, ndetse bakazagira n'amahirwe yo guhagarara imbere y'ubwiza bw'Imana badafite inenge, ahubwo bishimye bihebuje. Satani rero iyi myiteguro ntayihari. Niyo mpamvu Satani arimo aranduza abantu b'Imana, arimo aranduza ikanzu yabo yera bari bambitswe, kugira ngo batabasha kuba bahagarara imbere y'Imana badafite inenge. Nshuti yanjye, muri no minsi dufite inenge zitandukanye, ariko Imana yiteguye kugira ikidufasha. Ese inenge imwe yagaragaye muri Satani yabyukije izindi nenge zose, bigatuma uyu munsi wa none nyuma y'imyaka igera hafi ku 6,000 Rusifero amaze kuba mubi cyane bigaragara, tukaba twese tubibona ko ari umwicanyi. Ese nshuti yanjye, iyi nenge imwe wowe ntiwaba uyifite? Reka mbabwire yuko akantu wita kageso, akantu wita akaha, akantu urimo kubona ari gatoya, karahagije ngo ukurwe ku musozi w'Imana.
Uwiteka, ninde uzatura mu ihema ryawe? Uwiteka, ninde uzaguma ku musozi wawe wera? Iki ni ikibazo njya nibaza iyo ndebye intege nke dufite, nkareba ibyaha birimo kutwizingiraho, nkareba ibintu twashyize ku ibere bibi, nkareba aho abantu bageze batagitandukanye icyiza n'ikibi. Ndibaza, ninde uzatura mu ihema ry'Imana? Ninde uzaguma ku musozi w'Imana? Reka mbabwire, buri muntu wese ufite ikintu ijambo ry'Imana ryamubwiye kureka ntakireke, kigiye kumukura ku musozi w'Imana. Reka twihuta turebe icyo Bibiliya itubwira. Kristo yiteguye kutubera umugaba, niwe wakoresheje imbaraga yirukana mu ijuru Satani, kandi we n'abadayimoni be ahabo ntihaba hakiboneka. Ni nawe wenyine ufite ubushobozi bwo kwirukana Satani n'abadayimoni mu mutima wanjye, ahabo ntihabe hakiboneka. Iyo Satani yirukanywe mu mutima w'umuntu n'abadayimoni bakirukanwamo, ahabo hakaba hatakiboneka. Umutima wanjye, umutima wawe utangira gusabana n'ijuru. Noneho Kristo ahinduka umugaba w'urugamba. Intambara wajyaga urwana z'ubuzima, intambara zisanzwe zidafitanye isano n'agakiza ziyigirayo, ugasigara urwana intambara yo kwizera. Abaheburayo igice cya 2:10, Bibiliya iravuga ngo kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremewe ikabibeshaho, iyobora abana benshi mu bwiza, itunganishije rwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Amen. Kristo hano yiswe umugaba w'agakiza. Mu magambo make, mu bigendanye n'agakiza nta kintu wapfa kugeraho Kristo utamufite. Yosuwa igice cya 5:13, igihe Yosuwa yahuraga na marayika ndetse yarangiza Yosuwa bikamucanga, murongo wa 13, nuko Yosuwa yegera Yeriko, yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye, yari afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? Murongo wa 14, Bibiliya iravuga ngo aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Amen. Kristo hano niwe wahindutse umugaba w'urugamba, kuko uru rugamba rwari rw'Abisirayeli bava mu Egiputa bajya i Kanani, rwari urugamba rwa Kristo. Amen. Uyu munsi wa none, mu ntambara zose uzarwana, mu ntambara zikugoye urimo kurwana nazo ndetse ufite ubwoba ko utazarokoka, ndakwinginze emerera Kristo akubera umugaba w'ingabo. Byanga byakunda ubimenye ko iyo wamaze kwiyegurira Imana, ibitero byose Satani akugabaho ntabwo bari wowe ababigabyeho, ababigabye kuri Kristo. Kristo agomba kuza akarwana intambara ze. Ariko iyo uhuye na Kristo hari icyo ugomba gukora. Murongo wa 15, Yosuwa igice cya 5, nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati, kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze ari ahera. Iyo duhuye na Kristo, mbere y'uko kwemerera ngo akurwanirire, agusaba gukwetura inkweto mu birenge. Mu magambo make, hari ibintu byinshi dukwiye gukura mu bitekerezo byacu. Hari tekinike twakoreshaga twirwanirira, hari ingamba twari twarihaye zidafitanye isano n'Imana. Dushyira hasi umupira, Kristo akatwereka uko tubigenza. Daniyeli 8:11, Kristo nanone yahindutse umugaba w'ingabo mu bigendanye n'iby'agakiza n'ibyo mu ijuru. Daniyeli 8:11, nuko rya hembe ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo intambara ubona zirimo kurwanirwa mu madini, intambara zirwanirwa mu myizerere, intambara zirwanirwa mu misengere no mu bindi bintu byinshi, ntuzagire ngo nta kintu kirimo. Harimo urugamba ruri hagati y'icyiza n'ikibi, kandi byinshi bigendereye gusenya gahunda y'umugaba w'ingabo ari we Kristo. Rero ku musozo w'iki cyigisho ndagira ngo nkwereke neza yuko uko Kristo yatangije urugamba agatangiza intambara yigizayo Kristo, byarangiye kubura Kristo cyarabaye icyuho atazabona icyo agikemuza. Uyu munsi abantu badafite Kristo mu mitima yabo bazahorana icyuho nk'icyo Satani afite uyu munsi wa none, kandi ubuzima bwabo buzarangira nabi. Rero mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 5 umurongo wa 23, Bibiliya iravuga ngo nimuvume Merozi, niko marayika w'Uwiteka yavuze, muvume abaturage baho cyane, kuko batatabaye Uwiteka, ntibatabaranye n'Uwiteka kurwanya abakomeye. Aha ni intambara Abisirayeli bari bakoze, ndetse nimureba muzasanga ari Debora yaratabaye. Abantu bose bari baretse kurwana, baravuga bati ibi bintu ntabwo bitureba, ibi bintu ntabwo nta mwanya wabyo dufite. Debora arahaguruka ajya kurwana,
amaze kubona intsinzi. Imana niyo yatumye aya magambo avugwa kugira ngo abantu bose babimenye yuko uteruye ngo aze mu ruhande rwa Kristo arwana n'intambara na Kristo, aba agiye mu ruhande rw'umwanzi, nta murongo wo hagati uhari. Imana igufashe kugira ngo umwanya wose usigaranye ubu wo kwiyegurira Imana. Ibitero birimo kugabwa ku mugaba w'ingabo ni byinshi, tuzakomeza kubibona, ariko icyo we wakora uyu mwanya, niba utifuza yuko Satani akubera umugaba w'ingabo, hitamo Kristo akubera umugaba w'ingabo, uhindure urugamba kandi wirinde kumera nk'abaturage ba Merezi. Umenye yuko urugamba itorero ririmo kurwana, urugamba Kristo arimo kurwana mu mutima wawe, urugamba Kristo arimo kurwana mu itorero rye, urugamba Kristo arimo kurwana mu muryango wawe, ntukwiye kurudebekera. Manika amaboko mubwire uti ngwino undwanire intambara. Imana iguha umugisha kandi iguha imbaraga zo kugira ngo uyu munsi wa none iyi ntambara uyihagararemo neza ku ruhande rw'Imana mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wewe waneshereje mu ijuru, ukaneshereza muri Edeni ubwo Satani yari amaze kuyigarurira, ukaneshereza i Karuvali. Uyu munsi wa none tukaba tubona intsinzi yawe. Reka iyo ntsinzi tukwemerere uzuneshereze no mu mitima yacu. Twagiye tugira abagaba b'ingabo benshi mu buzima bwacu, mu myanzuro itandukanye twagiye dufata y'ubu buzima. Twagiye tugira abantu twizera kandi tubafata nk'abatuyobora muri urwo rugamba rw'ubuzima, ariko byarangiye dukozwe n'isoni. Uyu mwanya tumanitse amaboko ngo tubere umugaba w'ingabo kandi uturinde kurebera iby'urugamba rwawe, utubyutse, uduhe imbaraga zo kugira ngo duhagarare mu ruhande rwawe nk'abanyakuri, uduhe kugira ngo Uwiteka tube mu ihema ryawe kandi tuzagira amahirwe yo kuguma ku musozi wawe wera. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.